wese utwumva ashaka gukora ibyiza. Buri wese utwumva ashaka gukora ibintu nta buriya n'umurozi n'umukini bose n'abago bose burya ntago ari no kuba bababoshye ariko ntabwo nta muntu wifuza kuba umuntu mubi. Abazi yuko byange bikunda abazi ko ibi bari ibibi. Byange bikunde abazi ko bibi azasarura ibibi. Akabyisanga uko umuntu atekereza niko. Ni ibiki ukunda kureba? Ibyo ukunda kureba bidetamininga niba uboshywe cyangwa ubohotse. Buriya uzasanga abarokore benshi abari kuri movie, udufilime, seri ya mbere, seri ya kabiri, seri ya gatatu y'ibiki ngo nikita. Imana babohore mu izina rya Yesu. Bya nikita ibindi nibiki byajeho. Aho gutinda kuri bibiri. Sinzi. Ugasanga bari gutinda ku bintu amashusho adafite ikintu ari bubafashe. Si amashusho ari kukwigisha ikintu cyiza, ni amashusho arimo arangiza ubwonko bwawe. Ibyo ureba bidetamininga uwuriwe. Ibyo uvuga bidetamininga uwuriwe. Ibyo utekereza, kuko witondera ibyo utekereza, kuko nibyo bizasohoka mu kanwa kawe. Witondere kandi ibyo usohora mu kanwa kawe, kuko bizaguhindukira ibikorwa. Witondere ibikorwa byawe, kuko bizakubera akamenyero. Witondere n'akamenyero kawe, kuko kazaguhindukira umuco. Wabyumvise? Witondere umuco wawe, kuko uzakubera amateka. Witondere amateka ufite, kuko ni ukuvuga ngo azagaragaza iherezo ryawe. Iherezo rya buri zadetaminingwa n'amateka yawe. Hanyuma rero abantu bakwiriye kwitonda ibyo utekereza biri buze biganire n'umutima bihite bikwereka icyo ugomba kuvuga. Hari ibintu bigaragaza umuntu yuko yabohotse. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu yabohotse. By the way, ntari nagera hano hari ibintu bigaragaza umuntu uboshye. Umuntu uboshye ni igihe ashaka gukora ibyiza bikamutanga ubukiboshye. Haleluya. Ubukiboshye kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ukiranuka. Gukiranuka birakunanira kubera ko uraboshye. Burya gukiranuka birashoboka. Uri muri iyi si birashoboka. Mu gihe wabohowe, mu gihe wahuye na Kristo urakiranuka kandi bikemera. Now icyambere ni ukuba kifite ibyaha runaka byamufasheho urutabi. Bimufata bikamuherana. Icya kabiri kigaragaza umuntu uboshye ni igihe ashaka gusenga ntasenga, yashaka kuririmba ntaririmba, akumva arashaka ibihe byiza ariko bikanga. Ariko hari umuntu waba utumva ikinyarwanda neza ubashije kwikirana no jambo ngo tumusobanurire ikintu bita kuboha. Kubohwa ndatekereza ko turabisobanura. Haleluya. Kubohwa ni ukuvuga ngo ni igihe udafite umudendezo. Haleluya. Ufite umudendezo. So rero Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo akubohore, agushire mu mudendezo. Haleluya. Mu mudendezo wawe. Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba wa Kristo, bakunzi ba Retari TV, nongeye kubaha ikaze. Imana bishimire, ndakwishimiye wowe ujye ufata umwanya ukadukurikirana. Ndakwishimiye wowe ukunda ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Umwami Yesu aduhana umugisha. Ntago bisanzwe rero uyu munsi rero ngo ufitiye amatsiko. Umwami Imana yadupangiye, yatwongereye umugisha ko yarasanzwe aduha, yatwereje umukozi w'Imana usize amavuta. Ni umuntu ukuze kandi nubaha, uzi imbaraga z'Imana. Kari umukozi w'Imana Pastor Jamvier, tubahaye ikaze kuri Retari TV. Murakoze cyane, turishimiye kugera kuri Retari TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Turakwakire rwose nk'ubona nimbivuze tubahaye ikaze. Ese Jamvier, abakunzi ba Retari TV bakunda imbaraga z'Imana, bakunda Imana, bizera Imana. Haleluya. Kandi zineza ko iyo Mana ariyo yaguhamagaye. Ese niki wabapfunyikiye abakunzi ba Retari TV? Uyu munsi basanzwe bambona kenshi. Uyu munsi tuguhaye ikaze rwose, bafite amatsiko yo kumva ikikuvamo. Tuguhaye ikaze. Amen. Murakoze cyane. Rwose ndatekereza ko turanezerewe kugera hano, kandi n'iby'igiciro gikomeye cyane kubw'umugambi mwiza n'umuteguro w'Imana. Amen. So rero icyo twahamagariwe ni ukuvuga ubutumwa bwiza, icyo twahamagariwe ni umurimo wa data. Rero ntago twabura icyo dusangira namwe,
kandi cyabasha kugirira benshi umumaro bacyumva. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ngira ngo mbere yuko wenda nabasangiza icyo ngicyo twaganiraho, twasenga se cyangwa karibu ngubu anteni ni yawe, turi mu mavuta yawe kuri Altare TV. Mwami Yesu aguhe umugisha, karibu. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bana natwe utunezeze kunyura mu ijambo ryawe, kunyura mu byo duhaye mu izina rya Yesu. Umwuka wera bane natwe mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uruvuze rero tukaganiriza iki abantu b'Imana. Ndatekereza ko ndashaka kugira ngo tuganire ku kubohoka. Kubohoka nicyo Yesu yanditse muri Yesaya 61. Aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya. Kandi yantumye no kubohora abafite imvune mu mitima yabo, abari mu nzu ya gereza kubakurayo. Yantumye biranditse neza rwose muri Yesaya 61. Ni ijambo Yesu yadeclarinze cyangwa yatuye Reverend. Ni ijambo Yesu yavuze. Amen. Agitangira kuvuga ubutumwa niryo jambo yatangiye avuga. Aravuga ati umwuka w'umwami Imana ari kuri nje, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere kugira ngo umuntu abohoke, ko tugiye kuganira ibintu bigaragaza umuntu wabohotse. Ariko process yo kubohoka no kubanza kumva ubutumwa bwiza. Kubanza kumva ubutumwa bwiza. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere ni ukumva ijambo. Ijambo kimara kuryumva, kubohoka kuratangira. Ijambo ryinjira mu buzima bw'umuntu rikagenda rimuhindura. So iyo rimuhinduye rero atangira kubohoka. Akabohoka kuri kamere, akabohoka kuri karande, akabohoka ku migozi y'umwanzi. Akabohoka rwose. So rero yantumye kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Abantu bakira ubutumwa bwiza murabagwaneza. Imana irabita ngo nabagwaneza abantu bakira ubutumwa bwiza. Ntabwo ari abantu basanzwe, ngo nabagwaneza. Bagwa neza kuko bakiriye ubutumwa bwiza. So ubutumwa bwiza nicyo kintu cya mbere Yesu yaje gukora. Yansize amavuta kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima yabo. Abantu baravunitse no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Abantu benshi nyine barabohe. Babohewe muri karande, babohewe mu mivumo, babohewe mu myaka, babohewe mu bikasiro, babohewe muri moko, babohewe mu busambanyi, babohewe mu bujura, babohewe mu byaha. Ariko icyo umwana w'Imana yerekaniwe niko muri Yohana wa mbere habivuga ngo nukumaraho imirimo ya Satani. Ibyo byose bigomba kukuvaho ukabohoka mu izina rya Yesu Kristo. No gukingurira bari mu nzu y'imbohe. Hari abantu Satani aba yarafungiranye, akabafungirana imfunguzo akazitwara, ariko ngo yaje kugira ngo nabo abafungurire basohoka aho hantu. Imana ishimwe cyane. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, kwakira imbabazi z'Imana. Abantu bakakira imbabazi z'Imana. Bari baraguciriyeho iteka, ariko nuhura na Yesu arakubwira ati ndagukunda. Arakubohora. Arakubwira ati yes, imbabazi zikuriho. Wari ruharwa, wari umuntu wenda udafite ibyiringiro mu bantu muri societe, nta cyizere wari ufite. Yesu araguhereza imbabazi. Kandi yamaze kuguhereza imbabazi akugarura icyizere no mu bantu. Muri societe abantu bakongera bakakumva. So yes, kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi no guhoza abarira bose. Yantumye gushyiraho itegeko abisiyoni bagira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Ibiti byatewe n'Uwiteka. Imana irashaka kugira ngo igutere uhinduke igiti cyatewe n'Uwiteka. My gracious Lord. Niyo gahunda y'Imana. Iyi ni gahunda y'Imana. Imana irashaka kudirigana nawe kugira igihe uhindutse igiti cy'umunezero w'Imana cyatewe mu rugo rw'Uwiteka. Nabuze soma ijambo kuri radio uyu munsi mu gitondo riri muri Zaburi 92 umurongo wa 14, ngubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka.
ngo bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazashishira mu bikari by'Imana yacu. So Yesu rero icyamuzanye n'iki ngiki ni ukugira ngo akubohore. Ni iki kigaragaza ngo uyu muntu araboshye? Pastor Tayari hari ibintu bigaragaza ko umuntu aboshye igihe umuntu ari mu byaha burya baboshye. Icyaha nicyo kintu cya mbere kiboha umuntu akabohwa kabisa, kabona ko nyine yaradanangiwe icyaha. Kuko Yohana igice cya mbere 29 yaravuze ngo behold the lamb of God that takes away the sins of the world. Yaravuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nicyo cyamuze nukuvuga ngo muri mu buryo buri samare cyangwa mu buryo rusange icyo Yesu yaziye ni ukumaraho ibyaha. So icyaha kigomba kuvanwaho. Kuko bari baragerageje kugerageza uburyo barwana kugira ngo umuntu abohoke, ariko bikomeza kwanga. Habanje kuzina umwana n'abahanuzi bose baragerageza, ariko bagatanga inuma, bagatanga ibiki, bagatamba ibitambo, ariko ntibikureho cya kintu. Ariko Yesu aje arakirimbura, agikuraho. Nukuri Yesu afite imbaraga zo kugukura ku mwuka w'ubusambanyi bikarangira. Afite imbaraga zo kugukura mu bujura bikarangira. Afite imbaraga zo kugukura muri karande akagukuraho hano bikarangira. Ukabona amahoro, ukabohoka rwose. Utasinzira, gutaryamaga ukabona gusinzira. Iwanyu badashaka ugashaka. Iwanyu badatunga ugatunga. Iwanyu ari abatera mwaka. Ariko Imana ikakuhindura umunyamugisha. Kuko hari n'abantu batera umwaka. Hari umuntu wasuhuza my friend kabisa rwose akakumagira kubera utanasenga, kubera aboshywe na karande ziwabo, aboshywe n'amateka y'iwabo. Ayo mateka y'iwabo akaba yaramukurikiranye. Reka tubwire abakurikira itari ko umwakubaho birahari. Zirahari mu itangiriro. Hari ahantu uzasanga ngo Farawo yararose abona inka zibyibushye zisa neza zishishe. Agiye kubona ngo abona izindi zivuye mu nyanja, zivuye mu mazi, mu butaka, ngo ziraza, ngo zinanutse, ngo zonze, zinanutse zisa nabi, zimira za zindi ngo zari zibyibushye zisa neza. Arongera abona iyo mahundo meza ashishe, abona andi mahundo mabi ashaje asa nabi, ngo amize yayandi. Urumva n'inzozi zose ebyiri zisa. Abona ngo rero aho nashaka kuvuga ngo yabonye inka z'umwaku zonze, inka z'umwaku. Aho ngaho urabisoma, inka zonze z'umwaku. Dukureho umwaku. Imana ikora abantu bakurikira itari Imana. Imana itwuzuza imbaraga zimira umwaku, zikandagira umwaku. Arangije ngo abibonye bikubisobanura biramunanira, biramucanga. Ahamagaza umuntu ufite umwuka wera w'Imana, umuntu wabohotse uzi imbaraga z'Imana. Ndabyibuka ko muka Potifari yashatse kugira ngo aryamane nawe kandi amukize, ariko kandi yari umunyagano. Umusore w'iki gihe ashobora guhita avuga ati ndayarya tu nzihana ejo. Hari umuntu wigeze kumbwira ati nabikora nkihana ejo, ariko we yaravuze ati sinzigera niyandurisha. No, ibi nibindeba. Iyo wabohotse hari ibintu bitakureba. Iyo wabohotse hari ibintu utihumuriza. Iyo wabohotse hari ibintu udatinda, hari izindi mbaraga ubahagaze, kuko warabohotse. Ntabwo ukiboshye. Kuko iyo umuntu akiboshye umwanzi amutwara aho ashaka, agukoresha ibyo adashaka. Niyo mpamvu Pawulo hari igihe yaraboshye nubwo yari yahuye na Yesu. Tubwire abantu ko ushobora kuririmba uboshye, ushobora gusenga uboshye, ushobora kubwiriza uboshye, ushobora kubyina uboshye, ushobora guhanga indirimbo uboshye, ushobora kugira impano uboshye. Pawulo aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko dore ndaboshye. Ibi bibi ntange ko umwanzi aramfata akantambikisha, akanjyana ahantu akanjyana mu bibi. Ariko amaze kubohoka yaravuze ngo amaze gucura mugozi, amaze kubohoka, amaze gutandukana na gakondo, na karande, amaze gutandukana n'umwenda w'iwabo, amaze gutandukana n'ukwereke. Haleluya. Arangije aravuga ati okay,
nkubitana ibipfunsi noneho sindi guhura. Haleluya. Ndimo ndarwana kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Haleluya. Umuntu wabohotse noneho aravuga ngo ndasiganwa kandi sinkutaza honja, ndasiganwa kandi ndiruka nta nubwo wansiga. Ukwiriye kudasigara mu gutanga icyacu, ukwiriye kudasigara mu gukunda bene data, ukwiriye kudasigara mu rukundo rw'Imana, ukwiriye kudasigara mu mutima ukunda Imana. Bibiliya Yesu yabwiye abantu bari bamuhaje amategeko arusha abandi ayandi, arababwira ngo kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe, ubwenge bwawe, imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe. So ukwiriye gusiganwa, byagera ku bwenge ukaba ubwenge bwawe bwuzuye ubwenge bw'Imana, byagera ku butunzi ukaba ushoboye kurekura kubahisha Uwiteka Imana. Yes, umuririmbyi yararimbye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo mucunguzi. Niba ukirwana no gutanga icyacumuka amaboko yawe atari yabohoka, ubohoke. Kuko ugomba kubohoka amaguru yawe akavuga ubutumwa. Uswara abakristo batavuga ubutumwa uracyaboshye. Ko uri umukristo aho ukora muri business ukoramo, bakwiriye kumenya ko ufite Yesu, bakwiriye kumenya ko wizeye Kristo, bakwiriye kumenya ukuri. Tugeze mu gihe cyo kubwiza ukuri abantu b'Imana, bakwiriye kukumenya. Dukeneye kubwiza abantu kuri ijambo ry'Imana uko rivuga kugira ngo babashe kubohoka. Haleluya. Bagomba kumenya bati uyu ni umuntu w'Imana, ku musozi utuyeho, ko aho ugenda, mu modoka uyirimo, muri resitora wicayemo, bakwiriye kumenya bati something behind it. There is something mukozi w'Imana ntaguciye mu ijambo. Hari ikintu waruvuze cyo kubohoka. Ariko reka tutangariza abantu badukurikiye yuko hari abakozi b'Imana biri tubwira babohowe n'imirimo, batabawe n'imirimo. Harimo batabita, harimo ba Dorukasi. Abo bantu bageze mu gihe kibi batabarwa n'imirimo. Waruvuze ngo umuntu wabohotse agomba kubohoka ku cyacumi, agomba kubohoka ku butunzi bwe, agomba niba udashoboye kuvuga imbaraga z'Imana, niba udashoboye guhanura, niyo ni imirimo y'Imana. Niba udashoboye kubwirira abantu ubutumwa, bwiza abantu ubutumwa n'ubutunzi bwawe. Haleluya. Ubohoke, bohoka kuri wese ugenda ugiye. Haleluya. Nkuko waruvuze Pawulo akimara gucika iriya minyururu, igihe yagerageza gukoraga ikizi kibi kikamusanga imbere, ariko amariye gucika iriya minyururu yamubohaga, yamukanishaga ku ruhande, yagiye wese yageze aho aranavuga ngo mugere ikirenge mu cyanyu. Haleluya. Nkuko nakigeze mu cyadara, mu cya Kristo, mugere ikirenge mu cyada. Mukozi w'Imana, mu Kristo uri kutwumva, ukwiriye kugera ku rwego ubwira abantu uti musenge nkuko nsenga, mukizwe nkuko nkizwa, mugere ikirenge mu cyanyu nkuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Nyuma yaje gusoza avuga ngo ibisigaye umva meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Kugeza ubu meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Hari indi jambo twazuza tutavuze, iri Imana itabasha kubeshya yasezeranye. Hari indi jambo Mwuka w'Imana arimo anyongorera kugira ngo ikintu cyo kubuka tugende tukivuza. Hari aho Pawulo yageze kubwo kubohoka, turimo dusabira ubwoko bw'Imana, aravuga ngo ibyari indamu yanjye. Yes. Oh haleluya. Ngo byahindutse igihombo kubwo gushyikira Kristo, cyangwa se kubwo kuborwa na Kristo. Ibyari bimboshye byose, ibyandangazaga, ibyanetamishaga ibitugu, nabihinduye igihombo. Mu yandi magambo ntago akibyitayeho. Oh haleluya. Umuntu wabohotse rero, kuko bamaze gucika iriya minyururu, hari ikindi cyumba ageramo. Yabibonye nk'amase. Imana iguhe umugisha. Yabibonye ngo nk'amase ku bwa Kristo. Ibyo abandi bahavariyo ariko byica, bitakuzanira umugisha, bitari mu mugambi w'Imana, ujye ubibona nk'amase, ubone nk'ibintu bisuzuguritse. Burya ibyaha ni umwanda, ugomba gutandukana. Hari ibintu bigaragaza umuntu yuko yabohotse. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umuntu yabohotse, by the way, ntari nagera hano, hari ibintu bigaragaza umuntu uboshye. Umuntu uboshye ni igihe ashaka gukora ibyiza bikamutanga ubukiboshye. Haleluya. Ubukiboshye kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ukiranuka. Ukiranuka birakunanira kubera ko uraboshye. Burya gukiranuka birashoboka, uri muri iyi si birashoboka.
mu gihe wabohowe mu gihe wahuye na Kristo urakiranuka kandi bikemera. Now icyambere ni ukuba kifite ibyaha runaka byamufasheho urutabi bimufata bikamuherana. Icya kabiri kigaragaza umuntu uboshye ni igihe ashaka gusenga ntasenga, igihe ashaka kuririmba ntaririmba, akumva arashaka ibihe byiza ariko bikanga. Ariko hari umuntu waba utumva ikinyarwanda neza ubashije kwikirana no jambo ngo tumusobanurire ikintu bita kuboha. Kubohwa ndatekereza ko turi kumwe turabisobanura. Haleluya. Kubohwa ni ukuvuga ngo ni igihe udafite umudendezo. Haleluya. Ufite umudendezo. So rero Kristo icyamuzanye ni ukugira ngo akubohore agushire mu mudendezo. Haleluya. Mu mudendezo wawe. Ndabizi buri muntu wese utwumva ashaka gukora ibyiza. Haleluya. Buri wese utwumva ashaka gukora ibintu nta buriya n'umurozi n'umukini bose n'abago bose burya ntago ari no kuba baboshye, ariko ntabwo nta muntu wifuza kuba umuntu mubi. Abazi yuko byange bikunde abazi ko ibibi ari ibibi, byange bikunde abazi ko ibibi azasarura ibibi akabyisanga. Haleluya. So rero icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni kugira ngo akukure aho hantu. So icya kabiri kigaragaza ko umuntu aboshye ndakivuze. Icya gatatu kigaragaza umuntu ko aboshye ni mu nzozi. Uzasanga akunda kurota, akarota ibintu bibi, urota abapfuye, ukarota usambana, ukarota mbese ugasanga ugira inzozi ziteye ubwoba. Icya kane ni ubwoba. Ugasanga ugira ubwoba bukagufata, sinzi mbese icyari cyo, utinya icyo ari cyo cyose, uhorana ubwoba kuko ubwoba buzana ibyaha byinshi. Burya abantu ubwoba ni umuzi w'ibibi. Umukozi w'Imana umbabarire turangize dushwanyaguje karande. Iki kintu bita karande nicyo kibura cyazitiraga Pawulo. Iki kintu bita karande nicyo gitera ibyo bintu byose umwuka w'Imana arimo aduhishurira. Ubwo bwoba mbese ikintu cyitwa kuboha cyubakiye ku kintu bita karande. Hari karande hakaba na kamere. Karande nibyo wasanze mu muryango. Ibyo wasanze mu muryango wawe utigeze ugira mu ruhare. Usanga iwanyu banywaga inzoga nawe ukasanga uranywa inzoga. Ko nyine ni karande yabo, barasinda nawe ugasinda. Ugasanga barwara indwara nawe urayirwaye. Ugasanga bagira ibi nibi kubera bakoreye Imana zibigirwamana. Hanyuma ugasanga nyine bigufiteho ingaruka. Kuko Bibiliya iravuga ngo muhora abana gukiranirwa kwa base kagereza kubuzukuru n'abuzukuruza babanyanga. Buriya hari akenshi twagiye duca mu ngaruka z'ibyaha basogokuruza babuciyemo. Ariko Imana ikavuga ngo kandi mbabarira abankunda bakitondera ijambo ryanjye, abo nabo mbaha umugisha. Kuvuga ngo iyo utangiye ugendana n'Imana ukagendana nayo neza, Imana iguha umugisha n'abagukomoka bose ikazabaha umugisha. Harimo n'abashobora gukora ibyaha ariko kubera ko wowe wakoreye Imana ikazabaha umugisha, ikazabagira neza kubera ko izirikana isezerano ryayo n'ijambo ryayo yavuze. Hanyuma rero icyo ni icya kane kigaragaza ubwoba, kigaragaza yuko umuntu aboshye. Icya gatanu kigaragaza ngo umuntu araboshye ni igihe afite umwuka umukontorora. Ugasanga afite umwuka umukontorora. Wenda bariga ntibasoze, cyangwa bakwiga barangiza ntibabone akazi, cyangwa se hari abatarenga n'imyaka 50 cyangwa imyaka 50 bagakenyuka. Ugasanga bafite umwuka uba control. Icyo rero nicyo bita karande. Icyo nicyo bita karande. Karande hari ukontororwa, ugerageza. Babwire bene data ibintu byo mwisi y'umwuka mugomba kumenya, mugomba kubyiga. Hari abantu bazi ngo iyo umuntu amaze gukizwa abahindutse icyaremwe gishya. Nibyo ibya kera bigira gute? Birashira byose bigahinduka bishya. Ariko ugasanga umukristo aravuga ngo ubwo nabatijwe, ubwo nabaye murokore birarangiye. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ibya kera babishize byose bihindutse bishya. Iryo jambo niryo pe. Niryari karande zizaza, niryari za kamere zizaza, niryari umuntu azabo, ni cyagihe atagomye muri Kristo. Kuba muri Yesu nukugenda, nukuvuga ngo fata ijambo rya Kristo urirye, uryisige, uryambare, urigendemo, kuko ni inyubako ndende.
ni transport, rikubera transport, rikubera amashuka, rikubera uburyamo, rikubera byose muri byose, rikubera amazi. Ijambo Kristo ari mu mpande zawe zose. Ni ukuvuga iki rero? Iyo ubaye uje muri Kristo Yesu, bisaba ngo akubere umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Iyo tubwira abantu, tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, tubatuza tubabwira ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Now umwami rero arategeka, ujyaho agutegeka, kandi akubera umukiza. Kuvuga ngo ibijya bindi wowe utishoboje niwe ubigushoboza, kuko wamuhaye umwanya, usabana nawe, igihe cyawe muwe muri kumwe. Mbibutse ko Kristo yavuze ngo nzabana namwe ibihe byose, ntabwo ari uyu munsi akadusiga. Kuvuga ngo buri munsi ukwiye kuba uri kumwe na Kristo, buri munsi ugomba kuba ugendana nawe, kandi ukumva ijwi rye, ukumva icyo agutegeka, akaba ari cyo ugenderamo, ntube uri wenyine. Hanyuma ibyo nibyo tuvuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya. Iyo ukijijwe ukajenjeka, ugasanga uyu munsi wakijijwe, ejo wanyire wabivuyemo, za karande zirakuza. Aho ngaho urakoze cyane. Turi mu mwuka umwe. Hari umuntu ushobora kwibeshya yuko niba wakijijwe ukabaye icyaremwe gishya koko, nk'uko bivuze nibyo, iyo wakijijwe wakiriye Yesu Kristo wabaye icyaremwe gishya. Ariko hari uwibeshya yuko niba wamaze kwakira Kristo ko wamaze kuba icyaremwe gishya ugeze muri paradizo. Ntabwo ariko bimeze. Bisaba muri Kristo Yesu harimo intambara, you have to fight, harimo ibipfunsi. Paulo yarakomeje aravuga, niwe watushije kuri Paulo cyane, ngo ndakubitana ibipfunsi, ngo ndimo ndasiganwa, ndashaka gushingira icyo Kristo yagize ate yamfatiye. Oh haleluya! Muri Kristo Yesu amaze guhinduka icyo cyaremwe gishya, harimo intambara, harimo amajwi y'abadayimoni, za karande ukuri kurwana nazo ziba zigira zite, nazo ziba zikwibirindura. Kwa kundi ro warukomoje uvuga ngo iyo ugezemo ukagumya uhuzagurika, wavuze ijambo ryiza cyane, uravuga ngo iyo wamaze kwakira uwo mwami bisaba umwumve, ugendane nawe, wumve icyo agutegeka. Haleluya! Iyo ukomeje usenga Imana, ukagumya gusenga Imana wumva icyo Kristo akuyobora, zakarani nibwo ubasha kugira gute kunesha. Mu yandi magambo, mu gakiza ibanga ririmo no kugumya ukegerana n'Imana. Nujya mu gakiza nkuko warivuze ukajenjeka, karande zirakubikira. Niho Paulo nyine yavuze ngo ndimo ndasigana kugira ngo ukikire icyo Kristo yagize ate yamfatiye. Ndashaka kugira ngo twihute ibyo bintu nibyo. Imana igumugisha cyane. Ndagira ngo twihute tugere ku bintu bigaragaza ko umuntu yabohotse. Umuntu wabohotse ikintu cya mbere bigaragazwa n'ibyo akora in private, ibyo akora ari wenyine. Ni kwa gusigana. Ibyo akora ari wenyine, ahantu abandi bantu batari, ibyo akora nibyo bigaragaza ngo agize gute, yarabohotse. Mu migani 23 murongo wa 7 haravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari, uko umuntu atekereza niko ari. Ni ibiki ukunda kureba? Ibyo ukunda kureba bidetamininga niba uboshywe cyangwa ubohotse. Buriya uzasanga abarokore benshi abari kuri movie, udufilime, seri ya mbere, seri ya kabiri, seri ya gatatu, yibiki ngo nikita. Imana babohore mu izina rya Yesu. Nikita ibindi nibiki byajeho. Aho gutinda kuri bibiri. Sinzi. Ugasanga bari gutinda ku bintu, amashusho adafite ikintu ari bubafashe. Si amashusho ari kukwigisha ikintu cyiza, ni amashusho arimo arangiza ubwonko bwawe. Ibyo ureba bidetamininga uwuriwe. Ibyo uvuga bidetamininga uwuriwe. Ibyo utekereza, kuko witondera ibyo utekereza, kuko nibyo bizasohoka mu kanwa kawe. Witondere kandi ibyo usohora mu kanwa kawe, kuko bizaguhindukira ibikorwa. Witondere ibikorwa byawe, kuko bizakubera akamenyero. Witondere n'akamenyero kawe, kuko kazaguhindukira umuco. Wabyumvise? Witondere umuco wawe, kuko uzakubera amateka. Witondere amateka ufite, kuko ni ukuvuga ngo azagaragaza iherezo ryawe.
iherezo ryawe rizaditaminingwa n'amateka yawe. Hanyuma rero abantu bakwiriye kwitonda, ibyo utekereza biri buze biganire n'umutima, bihite bikwereka icyo ugomba kuvuga. Niyo mpamvu umuntu ngo niyo iyo ari umwana umumenyera mu magambo ye, ariko iyo ari na mukuru umumenyera mu magambo ye. Ariko ntabwo ari aho uhagarara gusa uhita ujya no kubikorwa. Kuri tere akora gute? Tere niho umenyera gutyo bikagenda aho niho Yesu yavumye cya giti cyitwa umutini, agishatseho imbuto, yarashonje bimucanze, abona kirashishe, abona kirashishe gutya, ariko abona aburaho imbuto, arangije arakivuga. Hari abantu bashishe ariko badafite iki? Badafite ibikorwa. So ugomba kushisha ariko ukagira n'ibikorwa, kuko ibikorwa nibyo bintu bimataringa cyane. Hanyuma rero ibyo umuntu akora privately, ibyo umuntu akora, ibyo buriya Satani yagize igitekerezo mu ijuru, avuga ati iriya si ninjye wakabaye ngitegeka. Ibyo arabitekereza, agira ishyari. Burya umuntu ufite ishyari aba afite shitani yuzuye. Shitani yuzuye. Nubona ufite umwuka w'ishyari uzamenye ngo shitani muriturani, menye ngo waraboshywe n'umwuka wa dayimoni. Ishyari nta kintu uzakora. Hanyuma Rusofero Satani akibitekereza bikiza mu mind atari yabitegura, atari yategura n'ikindi gikorwa, Imana iravuga iti bene iki gitekerezo ntabwo gitura hano. Imana iramwirukana. Nuko Imana yamwirukanye. Vuga ati no, abantu batekereza gutya ntibatura hano. So witondera imitekerereze yawe n'imivugire yawe. Hari abantu bakunda kuvuga amagambo basa naho bari kujokinga, ariko ugasanga ibyo watura n'ibyo uhinduka byo. Ibyo watura uhinduka byo. Ibyo utekereza ukanatura uhinduka byo. Ako buri byo umuntu yatura byose ya karande. Niyo mpamvu ubona ijambo rivuga ngo umukene avuge ngo ndatunze. Kuko iyo watuye ngo ndatunze, ubutunzi buraza. Impumyi ivuge ngo ndabona. Niyo mpamvu niba urwaye ukwiriye kumenya neza ko iyo ndwara idahari. Vuga ngo ndi muzima. Haleluya. Ureme nawe. Yes. Kandi umunyantege nke avuge ngo ndi umunyambaraga. Birashoboka ko umwanzi yakwicariye, ariko muri Yesaya 57 avuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntagira gute ntamwara, icyo gituma nkomera mu maso yanjye ngo hakamera nk'urutare, kandi nzi ko amaherezo ntabwo nzakorwa n'isoni. Hanyuma rero niyo mpamvu niba ubona umwanzi yanakwicariye, vuga ngo ndi umunyambaraga, ndamwigaranzura. Erega wakwigaranzura, ibohore nawe ari ibohore. Uyu munsi ushobora gukirana n'umuntu akakurusha imbaraga, ukajya muri training, ejo ukagaruka umwigaranzura. Twajyaga tubikora turagira akagutura, twajyaga dukirana duturana hasi, ejo akagutura hasi, kuvuga uti oya nzatuza uko mutuye, ejo nawe waza ugasanga uramwigaranzura. Ni byose ni practice. Practice makes perfect. Iyo ukomeje kwitraininga, biri ravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki, ariko kwitoza ko kubaha Imana kugira umumaro muri byose. Uzi ko kwizera kubaha Imana umuntu arabyitoza. Kavuga uti uyu munsi ngiye gukora gutya, uyu munsi ngiye guhindura gutya, uyu munsi ngiye gufata inshuti abo nitaga inshuti banjyanaga mu bigare n'ibiki, ngiye guhindura ibyo byose. So what? Hanyuma rero ndashaka kugira ngo ngire ku cya kabiri. Icya kabiri kiravuga ngo ni igihe ushobora kuba umwigishwa. Kuba umwigishwa. Hari abantu batemera kwigishwa. Hari abantu bumva ko bazi, hari abantu bumva ko ari abanyabwenge, hari abantu bumva ko ntacyo bakeneye kumenya, hari n'abantu abo baba bakiboshye. Kuvuga ngo hari abantu batazi guca bugufi, hari abantu batubaha ababaruta, hari abantu bumva ko ari kamara. Ariko buri muntu wese afite buri mukuru afite mukuru we. Buri mukuru afite mukuru we. Nta rwego na rumwe ruba rudafite urundi rurukuriye. Nkuko nta rugingo rudakenera urundi rwarwunga. Exactly. Buriya buri muntu wese Bibiliya iravuga ngo abere inyunganizi mugenzi we. Kuvuga hari ibyo udashoboye, niba uri urutoki, undi ni izuru, undi ni akanwa, undi ni umusatsi, undi ni ukuvuga ngo wowe uri urugingo rumwe ku mubiri wa Kristo. Ariko zikobra n'urwara rufite akamaro cyane.
ni urugingo Imana yaremye rufite agaciro, rurafasha. Ni umurimbo, bizi bashiki bacu baruha agaciro, bizi bashiki bacu amafaranga barutangaho. Urwara ni ikintu nacyo gifite akamaro. Ariko buriya bagiye bagira naturel byagenze. Kare nahoze nitegereza umuntu wakengewe, ntabwo ndeba imyambarire, ntabwo mbyitaho, ariko nahoze ndeba umuntu inzara, ariko ndamureba, noneho yari yegeranye n'undi ufite inzara ziri naturel. Nditegereza ndavuga ariko abantu nabo biriya ni ibiki, biriya bintu byateweho no kugira ngo birusheho kuba smart, ariko nkabona nta meaning bifite. Hari ibintu bitagira meaning, ariko it's okay. Twikubite ndo nabo barabohotse, bafite uko babohotse, it is okay. Mwuka wera ariko ibyakora ku muntu azajya yumva igikwiriye. Noneho mu by'ukuri ukwiriye kwemera kwiga, kwemera kuba kwiga. Hari umuntu kera hari idini nasengeragamo, nkumva ko utarisengeramo atazajya mu ijuru, nkumva ko nta n'ukurazi, kandi naje gusanga nari narayobye, naje gusanga rwose ntabizi. Merutse guhura n'umuntu yaje mu rusengero, nari ndi bubwirize, abanza kubwiriza, ndi buze guheruka. Narabwiriza rwose, abwiriza amagambo meza, arangije abwira abantu ati mukureho ayo maherena, ati ayo maherena ntazatuma mujya mu ijuru. Ntabwo iherena ryatuma umuntu atajya mu ijuru, uru rwara ntabwo rwatuma utajya mu ijuru, ntaho bihuriye. Izo ni discipline ushobora guhabwa n'umwuka wera, cyangwa se doctrine ziwa. Ibyo ni ibigenda byanduka muri isi. Ni iby'iwanyu, niba ari iwanyu babyemera, niba ari byo wavukiyemo, niba waravutse bakagutobora amatwi ugasanga iwanyu bose baragize, agahugu kose kagira umuco wako. Kandi burya ntabwo n'izi ntara dutuma, buri umuntu aba yarabohotse, buriya zino ntara zose bari bantu bagenda bagira imico yabo igiye itandukanye n'abandi. Urabona nk'ubu wambaye wowe umusara, wambaye ishinete, ariko njye sinabyambara wenda ngo bishobore, n'urugero. Hari igihe nshobora kuba ntabyambara ngo bishobore, ariko njye nawe ubohotse ni wabiri byari. Ubwo rero tugane ntabwo uburyo nabohotse. Ariko wabonye ko yarangije ivuga butumwa rye abikoze nabi, vuga ati ubona ko abagushije abantu bari bafashije. Ntabwo navuga ngo arabagushije, ahubwo yavuze ibyo atazi, kuko ntabwo yemeye kwiga. Ntabwo ukwiriye kwiga, ntube limited kuri doctrine. Mukozi tutarajya kure, harimo n'abaguye. Buri ushobora gukora ibintu 99 kimwe kikabyica byose. Wasanga baraguye ariko ntibaba bahagaze. Akoze wowe muyagurajura kukujije akababi karaje. Ariko se waruzi ko umuntu ashobora kubohoka, twa turi kuri topic yo kubohoka, ariko akantu kamwe agatosi, waruzi ko agatosi gato gashobora kwanduza igikombe cyuzuye amazi. Buriya harimo abantu baba baribohokeye, ariko nabo bafite n'ubundi buzima bananyuzemo, bafite n'ibikomere. Uriya muntu ashobora kuba yari yabohotse, ijambo rye ryari rimubohoye, cyangwa se rya jambo ryari rimo ritangiye kumwubaka, ritangiye kumubohora. Kuko buriya duhera ahantu twe tugeze, kuko ndabizi ari abantu ahantu bazahumvaho, basange iri jambo bari baryumvishe, cyangwa se bumve batangiye kujya mu yandi mavuta, tubyite gutyo, cyangwa mu yindi myumvire. Buriya kubohoka ikintu cyari kiboshye. Niba uciye umugozi, ushobora guca umugozi ukagenda uturagurika gake gakeye. Buriya muntu Imana nawe umwuka w'Imana uko warubivuze ajya mwigisha. Ntabwo dufite abantu dufite amashuri twizamwe, sibyo? Harabize mu buryo bwigishijwe n'Imana, hari n'abantu bagiye mu by'Imana batariga, bagira ubuntu bahabwa impano nibiga. Hari igihe tuzabigana ibyo ngibyo nabyo tutagiye korero, cyangwa mbivugaho amagambo menshi. Hari umuntu utangiye bura kubohokaho gake gake, yinje umwanya wo kubohoka, ariko arangije kubera nawe zira mpuguro nkeya uri umukozi w'Imana atinjiyemo adafite, bituma amusubiza inyuma ho gato. Aravuga ati birabishe. Ariko nibyo kuko ubumenyi bw'abantu bugenda butandukanye n'imyumvire yabo. Ariko mu by'ukuri ukwiye kutaba limited, cyangwa ngo ugarukire ku myumvire y'idini. Idini buriya idini ni ikinyoma. Uzi aho idini ribera idini, ko bakubwira ko nuva hano ukajya muri indi dini turaguca, bakaguca pe. Abasobanura neza abanyedini batadutera amabuye, ariko nabo twavuze nazina twavuze. Ugasanga nyine ngo ntuwemerewe kujya muri indi, aho ndagushyigikiye, cyangwa ntiwemerewe kujya gushaka
aho ndagushyigikiye kandi bose bavuga Kristo, bizera Kristo, babatizwa mu mubatizo, ijambo ry'Imana rivuga, bagendera kuri Bibiliya, ariko kuko badahuje ngo imico ugasanga ntibashingirana. aho ndagushyigikiye n'uzatwumva aho ngaho ntazatwibazaho cyane, kuko buriya igihe Yesu yinjiraga mu rusengero, uribuka ko yasanzemo barimo bagurisha, arangije yajya mu bintu abitera imigeri. Najyaga ndeba filime kera ndi umwana, uburyo Yesu yateye imigeri, amatunda n'imineke mu rusengero. Yarababwiye ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo inzu ya data ntabwo ari iguriro. Bari abantu rero bacuruzaga mu rusengero, bari abanyedini, bari bafite umwuka w'idini. rero turacyari ku ngingo ya kabiri igaragaza ko wabohotse n'igihe wemera kwiga. Ibyo nari mbizaniye kukuvuga ngo ufite ubumenyi bumwuzi, wumva yuko utabuzi atagira gute. No, iga, aguka, bwira umwuka wera, sabana n'umwuka wera akwigishe. Soma ijambo ry'Imana, gerageza kuba universal, gerageza kuba international mu myumvire, gerageza kugira ngo umenye. Kandi Paulo niko yavuze ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Aguka mu misomere, aguka mu myumvire, aguka mu busabane, aguka itembera unagere n'ahandi. Ariko urebe jewe ndi mu myaka mishye nabaye curious yo kugira ngo menye abandi basenga gute. Ndagerayo, narageze mu bahamya, ndabareba mu myaka mike cyane, ndabareba, ndeba imisengere yabo, ngera muri Katolika naho ndareba, ngera mu Badventiste ndareba mu ngira ahantu henshi ndi kureba ni irihe tandukana niki. Gasanga bose bari kuvuga Imana, bamwe bati utavuze Yehova ntabwo ushobora kuba ari Imana y'ukuri, twabimenya gute. Ako nkagenda ndeba itandukaniro, ariko ngera mu barokore. Ngeze mu barokore naje gusanga nakuruwe n'ubuzima, kururwa n'imbaraga, numva ikintu kiranshitse, numva uburyohe. Haleluya. Cyo kintu kibohora. Haleluya. Numva ikintu warabohotse sha. Bari kuririmba indirimbo ivuga ngo ategeke, agakorasi, ategeke umubwire Yesu, ategeke mubwire Yesu, ategeke mu bibazo byawe, kuri ibyo bikugoye, mubwire Yesu we, ategeke umubwire Yesu, ategeke. Haleluya. Bavuze utunyuguri, baravuza, bararirimba, numva mbaye touched. Ariko abarokore baracyabahora. Ntago mwandangirana wari utunyuguri bakunzi ba Ritari TV. Ari abarokore bagahuza imbaraga z'Imana, ari abarokore bagari imbaraga zibohora. Kabona aririmba ikintu cyumva, you sense it. Bari bafite imigozi baciye barabohoka muri Yesu. Iyo uhuye n'abantu bafite Kristo barakuryohera, kandi uraryoherwa nawe ugafatwa kinjira. Cyo kintu nanjye nicyo cyankoye mu idini rya gakondo. Haleluya. Nitwa Miyeri, umwana w'umutambyi w'umudive, ariko nanjye ninjiye mu barokore, mpita nkuramo ikintu. Cyo kintu nanjye uzi ko nagihuremo mu barokore. Cyo kintu ntago nsebeje idini, twavuga ku by'idini, ariko idini nakuyemo izina Miyeri. Cyo kintu nagisa mu bakore, icyo kintu muri iryo dini nta cyari kirimo nibanera amabuye. Cyo kintu nicyo kinkomeje, nicyo kigikena no. Hari itandukaniro muri Kristo Yesu ni sawa. So noneho igihe wamaze kuba uri mu nzira zo kubohoka, utangira kumva ushaka kumenya, kandi ukamenya Kristo neza. Uriya Kristo reka tumumenye, kamugirira inyota, kandi tumumenye, kuko Kristo ni muremure, ni mugari, kamugirira inyota, ararenze. kamugirira inyota. Kristo ni wamwiga ngo umusoze. Yaravuze ngo ni amazi amara inyota. Kuko ukurushaho kwinjira. Paulo nubwo yari yamubonye gutya amaso ku maso, nanjye naramubonye Kristo, twaraganiye, ariko ngo urabizi ko igicucucucu cyakizaga abantu, urabizi ko udutambaro twakizaga abantu. Paulo imbaraga z'Imana zari zimurimo, ariko yageze ubwo avuga ngo ndashaka kumumenya. Haleluya. Mbenye n'imbaraga zamuzamuye mu gituro, ndashaka kumumenya. Haleluya. Kristo rero araryoshye, ni muremure, ni mugari, ntabwo wamugereranya. Nagira ngo nkubwire ngo
gira inyota yo kuza wari, kandi nawe yaravuze ngo ufite inyota nazi nzamuhera ubuntu, ngo ninjye mazi amara inyota, nta kiguzi ndi bumusabe, nta kintu ndi bumusabe, ngwino unywe, ngwino uhage, ngo muratanga amazahabu n'amafeza mu bintu bitagira agaciro, muse kuri njyewe nta feza nta zahabu, ahubwo ndabaha izahabu. ngo umuntu umwe yanyuze ku murima arawureba arawitegereza ngo mbona ufite zahabu, arangije arawutwikira, undi araza arawureba asanga koko ufite zahabu, arangije aratanga ibyo afite byose aragura, cyamukatakaza ibintu byose ukaba wabitakaza, ariko ugakurikira Kristo. Haleluya. Gahura nicyo kintu twavugaga. Reka nkubwire igihe cyose nataye ntari namumenye, nicyo cyambabaje. Haleluya. Nicyo cyambabaje, igihe cyose nataye ntaramusobanura, taramenya Kristo, cyambabaje, tarashira inyota. Rega buriya igihe cyo kuboka cyari kitaragira. Nibyo wenda reka tuvuge gutyo, ariko reka nkwereke, sibyo? Uyu mugabo arangije agurisha ibyo afite byose, aravuga ati zahabu, iyo ufite zahabu urubashywe kandi ufite byose. Arangije araza arawugura, ngo niko n'akagakiza kameze. Kristo ameze nka zahabu. Iyo dufite Kristo dufite zahabu. Reka nkubwire ko uyu munsi ushobora kureba umuntu ufite Yesu ukaba wamusuzugura, ukaba wamurebana n'ijisho rimwe, ukaba wamubonerana, ukaba wamunyujizamo ijisho, ariko ejo n'ejo bundi araza gutungura. Zumira. Haleluya. Orandrovado kazgovra. Uziko ariko niba Kristo akorana natwe, imibiri yacu ngo nubwo yabipfa abasha kuyizura, uziko akiza indwara. Kristo yageze mu mubiri w'indwara izirakira, muri karande zirabohoka, ziragenda. So now reka tutagiye kure, igihe wemera kwiga ugira inyota, so icyo gihe uri kubohoka. Iyo wagize inyota yo gushaka kumenya Kristo, iyo wagize inyota yo kumenya, iyo mu migani ibice byaho 9 n'umurongo wa 7, imigani ibice byaho 9 bivuga umunyabwenge n'umupfapfa. Imigani ibice byaho imigani irihe n'ibice byaho 9, umurongo wa 7 ngaha aravuga ngo ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni. Ucyaha umukobanyi aba yikoza isoni. Haleluya. Yesu ashimwe. Ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Wawihamagara umuntu ntabwo wakwigisha umukobanyi, ntiwakwigisha. No, aravuga ati arapinga, bapinga ibyo batazi, batuka ibyo batazi. Muri Yuda uzabisanga ngo batuka ibyo batazi, bigize bakarose ibyo barose, baraza bakavuga batuka abanyacyubahiro, batuka ibyo bazi n'ibyo batazi, ariko ni marayika. Merutse kubona abantu urabibonye bivugaho barimo baratuka umukozi w'Imana, umukozi w'Imana, I mean bahagurukiye umukozi w'Imana, bari kumwandikaho ibintu, ndabareba ndavuga ni nahise nandika ku kinyamakuru cyari nashyize muri comment, ndavuga ni uwo ngo muhagurukiye ndabona mwikojeje ubusa. Abantu bigize abacamanza, no kuvuga ngo bundi my people perished because of lack of knowledge. Mani babohore bapfuye bazize kutamenya kubohwa. Ijambo ry'Imana, numenya ijambo ry'Imana uzamenya principes. Tubasabira Imana babohore, uzamenya principes z'ijambo ry'Imana, uzamenya Kristo neza, uzasobanukirwa n'umwuka wera, azakubwira byinshi, azagwishurira byinshi. Bityo nagwishurira byinshi bizatuma ubu umuntu ukenewe ubu umuntu ukenewe. So icya gatatu ndashaka wenda dusoreze kuri icyo cya gatatu, ni igihe utagikontororwa n'umwuka wo mu miryango, utagikontororwa n'umwuka wa hehe wo mu miryango. Iwanyu ngo bapfa bakenyutse, no, umwuka utandukanye na bikureba. Uvuze ijambo ntibikureba. Haleluya. Iwanyu ngo ntibashaka ntibikureba. Ngo iwanyu ngo barwara za diabete, ngo bicwa na za ntibikureba. Kuvuga ngo watandukanye n'umwuka ukontorora. Wabaye umwana w'Imana, washyikiye icyo Kristo yagufasha. Ntukiri uwawe. Pawulo yarabivuze ngo sinkiri uwanjye ngo nigenge, simvuga ku bwanjye, sinkora ku bwanjye, ahubwo nkora ku bwa Kristo. Ukwiye kubaho ku bwa Kristo, ukwiye kubaho
ku nyungu za Kristo, utariho wowe ubwawe, ahubwo Kristo ari we uriho muri wowe, warapfanye nawe ukazukana na Kristo. Niyo mpamvu mu Befeso ibice byabo 2 ijambo riratubwira ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize gukiranirwa kwanyu, ngo ubuntu nibwo bwabakijije, ni mwabitewe n'imirimo no gukiranuka, ahubwo n'ubuntu bw'Imana. Yarabazuye ngo abazurana na Kristo, abicazanya nawe mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'umwuka. Nawe ukwiriye kuzuka. Kuzuka ni ukubohoka, ugahinduka mushya, ngo muhinduke rwose bashya, mugize imitima mishya. Mu Baroma ni kwavuga imitima mishya mu bice byaho 12, mutakitwarwa na kamere, mutagitwarwa n'ibyakera, ahubwo muhindutse bashya. So reka Kristo akubohore. Ni igihe cyawe cyo kubohoka, ni umwanya wawe wo kubohoka. Kugira ngo dusengere abantu babohoke mu izina rya Yesu. Kuko ari abantu batwumva avuga ati nge sinsinzira, simbona ibitotsi, simbona amahoro, ntaki, urugo rwawe nta mahoro rufite, ubuzima nta mahoro. Hakenewe kubohoka, hakenewe Kristo kumwinjiza mu rugo rwawe, hakenewe Kristo kumwinjiza mu buzima bwawe. Numwinjiza ibintu biragenda neza. Ni ukuri pe, ni ukuri. Uyu ni wo muti twaha abantu. Buriya bigenda nabi kuko atari yahagera, ariko aho ahagerera bigeze ba Petero baroba bakesha ijoro ryose, ariko ahageze baramubona, arababwira ati mujugunye iburyo, bararoba. So aho ahageze yahageze Kristo. Ni ukuri kw'Imana hari impinduka, yarahageze hari impinduka, iminyururu yaracitse. So reka dusengera abantu. Ushobora kuba udukurikiye kavuga uti ndashaka nanjye kubohoka, ndashaka kwakira Kristo. Hari abantu kubohoka kwa mbere ni ukwakira Kristo, akaca kamere, agakuraho imbaraga za kamere zigahunga. Hari ibyagutwazaga igitugu, ariko bikuveho, nawe ubyicarire, ubitegeke. Niba ari ururimi rwawe rwagukoreshaga amafuti, urutegeke, uvuga ibintu bizima. Niba ari umubiri wawe, uwutegeke, ukoreshe. Ni ukuvuga ngo iyo wabohotse ni igihe utegeka, ni igihe uhabwa authority, ubutware. Ibi umwijima ugahunga, hakaza umucyo. Ariko umwijima uhunge urugo rwawe, uhunge ubuzima bwawe, uhunge umuryango wawe, wakira umucyo, kandi umucyo urasa, ugere ahantu hose. Amen. Wanyemerera tugasenga. Senga Imana mukozi w'Imana. Reka dusenga. Senga Imana ibohora ubwoko bw'Imana, ibohora abana b'Imana, Imana ibohora abakozi b'Imana, ibohora abahanuzi, ibohora abavuga butumwa, ibohora abapasiteri bagenzi. Abantu bashobora no gukorera Imana bakiboshye. Izo ngeri zose harimo abantu bakiboshye, bavuga abavandimwe, bavuga abakozi b'Imana bagenzi babo, bafataho ijambo bigize abacamanza. Imana ibohore, tanga ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda. Buriya iyo ubohotse, ureba ibikureba, uvuga ibikureba, kandi bifitiye inyungu, ukanubaha mugenzi wawe, bifitiye inyungu abandi, ukanubaha amavuta mugenzi wawe. Yes, nicyo ngicyo. Ntugire ishyari, nta shyari, kuko za kamere ziravaho. Kuko ntabwo ukiyoborwa n'umwuka wa kamere, ntukiyoborwa n'umwuka wa Satani, ahubwo uyoborwa n'umwuka wa Kristo. Kandi mu mwuka wa Kristo ntihabamo amagambo, ntihabamo ibyo byose, ntihabamo ibibi, habamo ibyiza. Sengera ubwoko bw'Imana mukozi. Mana mu izina rya Yesu. Yo hallelujah. Lekas govrabo shekas kanota. Hallelujah. Rengraso de beriangro preda fort yakos kabota. Rengras kuba to verangro. Mana ndagushimira ibyo hamwe cyubahiro. Dusengeye abantu bawe bakeneye kubohoka, reka babohoka. Twatuye kubohoka, babohoke ku ndwara, babohoke ku bihe, babohoke ku minyuru, babohoke mwa. Turabasohora muri gereza, turabasohora mu ngoyi, ingoyi zicagagure, zicagagure, izina rya Yesu, ingoyi zikoreshe muri aka kanya ziracagagurika. Niba utabyaraga, genda ubyara mu izina rya Yesu. Niba utabonaga akazi, bona akazi mu izina rya Yesu.
Yesu Kristo. Niba ruboshwe n'ibyaha Bohoka. bikurweho, Mu izina bohoka. Kristo umuha umwanya mu buzima bwawe kandi ategeke mu izina rya Yesu Kristo. B'umwana w'Imana, Hallelujah. hinduka umwana w'Imana, Hallelujah. uzura umwuka Oh, we, hallelujah. uzura amavuta Oh, y'Imana, hallelujah. uzura ubwiza bw'Imana, Hallelujah. uzura icyubahiro cy'Imana. Niba iwanyu badashaka, Shaka mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu Kristo. Niba batinda, shaka mu izina rya Yesu. Byihuse. Imbaraga z'Imana zikore hallelujah. ibidasanzwe. Le grano Cristo Prado Veron Crasco Padiadoda. Niba basenya, hallelujah. ubakika mu izina rya Yesu. Jagrano ke barindas kovra prada. Baba. Mekansko bando Oui, devora. le Mu izina rya Yesu Le Kristo. side Dutangaje. hallelujah. Iminyururu nicagagurika. Icagwe mu izina rya Yesu. Ibitekerezo, ibosha izina umwuka, rya Yesu. ibosha ubugingo, Mu izina rya Yesu. cagagurike hallelujah. mu izina rya Yesu. Mana ndagushimira Hallelujah. kubohoye abantu bawe. Icyoro kibi cya data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wakiriye kubohoka. Hallelujah. Ndabizi. Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.